Mwiriwe ariko Yenda wamana umeze ute? hewane gake gake. Bizaza. Ngaho ngwino tuganire. None se mama, kubijyanye n'amaso nabyo niho bikomoka. Oya ibijisho yarikomeretse kera. Yarikomeretse kera, uburwayi bwaje n'ubundi arifite. Ngo ikibazo ari ijisho. Ubu arimo arareba? Ariko ryo ntirireba kuko Ijisho ryo ntirireba. None ni ukuvuga ngo amaguru ntago ari kugenda, ntago ushobora kumuterura ngo ahagarare. njya mufata agahagarara ariko no gushyiramo impuzu. Muraganira rwose ukumva nta kibazo afite. Nyine ururimi rwaragobwe ntago ruvuga neza kubera intuza ngo iyo mitsi iyobora mu bwonko. Nawe barambwiye ngo imitsi iyobora ubwonko ngo yagize ikibazo. Ni imitsi iyobora ubwonko yagize ikibazo. Ikibazo cy'umugongo n'amaguru nyine. None ni ukuvuga ngo gutyo yicaye ntago aba akubwira ko nta hana aba ababara se ngo akubwire ngo ndi kubabara aha. Uratubwira we iyo yicaye kuriya we ntago aba kwereka ko hari ahantu ari kubabara. Nyine ambwira ko ababara kino kibuno cyo hasi. Ikibuno cyo hasi gutya aricyo gituma n'amaguru adahagarara. Namufata akamanuka yika iki gice cyepfo cyaracitse. None se hagati ya ruguru mu mugongo ruguru mu rutirigongo muvuga nta kibazo agaragaza ko afitemo? Mu rutirigongo naho abavuga ko hamurya ariko cyane nyirizina nko kwicara ni aho mu kibuno. Ambwira ati ikintu kiri mu kibuno kiranzongereje mu rutirigongo simbashe kwicara. Ubwo mbega bituma n'ayo maguru ye nyine nayo adahagarara, mbese yabaye nayo nk'ayapfuye arahagarara ukabona mbega amaguru ntahagarara. Mama witwa nde? Kankune Yozefu. Inde? Kankundiye Yozefa. Iki kibazo igihe wakigiriye uracyakibuka se? Wahuye nacyo ryari? uyu mwaka ubaye wa 10. Umwaka ubaye wa 10? Ufite ikibazo kimeze gutya? Abana bawe se urabibuka? Ndabibuka. Ubaheruka ryari se? Baheruka hashize imyaka 5 ntababona. Umaze imyaka 5 utabona abana wabyaye. None se umugabo wawe ntago ashobora kubohereza ngo baze bagusure? Ntabwo ajya bohereza. Ajya ahamagara se akababaza uko ameze? Nta nubwo umugabo ajya ahamagara ngo abaze uko ameze? Yarabyihoreye. Yashatse undi mugore? Ubu abana barirwa na mukase? Ni mukase. Ihangane uzakira. Sibyo? Ubasha kurya se? None ni ukuvuga ngo iyo wicaye gutyo ni ku kibuno uri kubabara gusa? Ndakino gice. Igice cy'amatako n'amavi na hano mu bujana haba handi cyane amagufa nkumva arahandi. Ubwo wahina? Ndahina ariko bingoye. Uhina bikugoye? Iyo uhinnye wumva bigenda gute? Ni ukwanga kugenda cyangwa urababara? Mba numva ndahina nkumva imitsi n'ikare. N'ikare? Kumva yaragagaye? Kubera iyo myaka yose maze nicaye. Ni ukwihangana mama. Umwana mukuru afite imyaka ingahe? 13. Afite imyaka 13. Ni umuhungu. Ubu wamukuzanira wamumenya? Namumenya. Urumva wamumenya? Urumva wakwibuka nta kibazo? Ndabibuka. Nuza mu gutekereza
mu bitekerezo wumva hari ikibazo kirimo? aya muntu gutekereza ntacyo. Ururimi uba wumva kugobwa k'ururimi bituruka heze? Urutirigongo n'umutwe. N'umutwe. Ya ndumva rero byo we nashakaga kukuganiriza ni ibyo ngibyo. Ubundi tugiye kuganira, uricara hariya impande ye. Yego mama, uyu muntu wawe rero naguha icyizere cy'uko umuntu wawe azakira, kubera yuko buriya mu bintu biba bikomeye cyane ni ugutakaza ubwenge. Hari ubwenge ajya atakaza? Uba ubona ibintu byose abizi. Impamvu narindi kumubaza kuriya, nagira ngo numve ko uburwayi afite hari ikintu bugenda bukangiza ku bwonko, ariko mu gihe bitata ku bwonko naguha icyizere ko bizaza. Ikibazo ahubwo ni ukuvuga ngo impapuro zo kwa muganga naramuvujije kuva muri korona muvuza. Tubanze gatoya nuza twibwirire wafashwe, wagiye kumva wumva uri gufatwa, ufashwe byagenze bite? Njya gufatwa nagiye kumva numva ibintu birimo kuzuriza mu maguru bikamera nk'ikinya. Yego. Naba nikoresha rekani nkamanikubisa hasi. Umubiri waragagaraga? Waragagaraga. Noneho nyuma yo kugagara umubiri nagira ngo ndagiye, mfashe nk'inzira ndagiye, inzira nkayihushwa, nkagenda nk'umusinzi ntanyweye, hasira hazungabana nkarusha n'umusinzi waze hasi, nkema nabwo nikubise hasi. Nuko byagiye biza nkagura ibinini ngo ni imitsi, biranga. Byahereye ku maguru, amaguru wumva amaguru agwa ibinya, bigenda bizamuka birazamuka bigenda bizamuka kugeza ku kibuno, bigenda ubwo bigeze ku kibuno, mu mugongo, mbese kutavuga. Abaganga bo bagiye bambwira cyangwa se n'undi muntu akambwira ngo bituruka kuri iyo mitsi y'umugongo ijyana ku bwonko, nuko nafashwe. None mu gufatwa wafashwe uri ku mugabo? Wafashwe ubana n'umugabo? Nabanje gufatwa ndi hano iwacu hoya twashakaniye inaha, mungobu tuza kwimuka turagenda tujya Cyangugu, kavukire ku mugabo. Wafatiwe i Cyangugu? Nafatiwe inaha. Wafatiwe inaha? Mu Bugesera. Ariko nza kwimukana icyo kibazo ngira ngo ni imizi. Mwimuka ufite icyo kibazo ariko ubona bidakomeye? Tugeze i Cyangugu birakomera pe, ndagaruka hano iwacu, nabanyine baragerageza, naciye mu basikaneri mbugira hari 3, noneho ubushobozi bw'abaganga ngo nivuze. Okay, arakoze cyane mama. None se avuze ko yavuye inaha afite ikibazo, icyo kibazo mwari mukizi? Yaragifite ku maguru ariko agenda akomeye, mbega akagenda agira ku gasebe kamutwara gake ariko bitari byagaragara neza. Ageze i Cyangugu birakomera, baza kutubwira ko yarwaye ameze nabi. Aho ngombwa urumva ko nta n'uwari uhazi, urumva i Cyangugu ko ariyo gihera,
n'ubushobozi bukeya ubwo tukamwohereza amafaranga yo kwivuza aza kujya mu bitaro byabo byo mu Bushenge Ubushenge bunaniwe bamuramutarasifera ngo barebe ikibazo nyirizina nuko bamujyana kumucisha muri sikaneri yo ku Gisenyi ubwo dushyiraho imbaraga nyine bagenda bamucisha muri sikaneri bahita batubwira ko afite ikibazo cy'umugongo ubwo yari afite hari n'umwana abana nawe hano w'imyaka 5 nyine yari afite agahinja ubwo rero yaraje narahamagaye umugabo ndavuga nti se ko numva ameze nabi yari arembye cyane none yazapfa kuzajya no kumushyinguza ko byangora ntibamunyoherereje ubwo yaramutegeye aramunyoherereza angeraho cyo kora kibasha guhagarara gakeya ubwo naragiye muri corona ya mbere mba mu bitaro Nyamata maze kwa mu bitaro Nyamata nabayemo amezi 2 icyo gihe iyo urimo rero kugira ngo bazajye kukohereza i Kanombe mbese naho urahababarira ubwo banyereje i Kanombe bampoza n'umuganga w'amagufwa ahita akora ibishoboka byose ati nimushaka amafaranga mu bage dore afite ikibazo cy'umugongo n'umutwe ubwo imbaraga zirabura nyine zo kugira ngo amubage ubwo twaragarutse mu rwariza hano ni muganga w'i Kanombe wabikubwiye tugita kirere nyine naraje korona birakaze cyane ubwo tugurisha karimo twari dufite nta bwishingizi mwari mufite ari tufite ubwo turakagurisha amafaranga ubwo mu Rwanda ari mu mubaga bararwaye abarwaye corona ubwo nyine amafaranga arashira muri gutega tagisi vatiri ugenda utari mubone urabizi muri corona uburyo byari bigoye ubwo yabiranze ubwo haza undi muganga nanone wakoraga agakora nka muganga wenyine w'i Kanombe yavuraga yigenga azana mashine nawe amupimira abarwayi nk'ubwo muganga wa Kanombe yari birahura mbira n'amafaranga yo kumuvuza ubwo ya mafaranga twari twagurishije aho hantu ubwo twarayamuhaye 200,000 muri ya minsi ishize rero ubutaka bw'ina bwari ubusa bwari kubutangira ubuntu ubwo amafaranga agenda gutyo amaze kugenda gutyo ubwo yoroyeho akanya nk'icyumweru arongera arabararwaye ubwo turaretse bijya bikunda ko yoroherwa se yoroherwa gake yanywe iyo miti yarayinyweye yoroherwaho gake yarakonjama iyo miti nyine maze kubura ubundi yari yaragiye akonjama yarakonjama ariko ubu yarongeye ararambuka ariko n'ubundi arakonjanye kubera ko none se ko muganga byansabye ntabikoze nuko n'ubundi se nubwo intoki zihinamirana ariko n'ubundi ntahagarara ubwo rero birangira mbuza amafaranga kugira ngo muze na muganga nigira inama yo kujya abantu bati rero dore ubushobozi bwarabuze ariko hajya habaho kujya gusaba inkunga mu buyobozi bajya hari ikigega cy'abantu batishoboye bakabatera inkunga bakabavuza ubwo nca mu mudugudu aranyakira mudugudu ampereje akagari karanyakiriye ubwo mba nikubise kuri gitifu w'umurenge ampereje sociale w'umurenge nuko bamaze kunyakira ubwo navugaga amafaranga bari bambwiye umubare ariko adafite fagitire yego none warangije barambwira bati rero aya mafaranga utubwira gutya wenda yanarenga cyangwa makeya subira kwa muganga abakwandike bagwe fagitire paruforoma uzane turiyo mubare nyirizina ukeneye tuzabona ko tujya gusabira inkunga ubwo nasubiye i Kanombe narahababariye ariko mana we nasubiye i Kanombe ndagenda ndirukanka nkavayo ejo nkongera nkasubirayo ubwo ngira gutya mbona fagitire barayimpaye ndayizana nyishyira gitifu yari se barundi arayireba nyohereje kuri sociale arayibona umubare w'amafaranga ubwo nabwo dogiteri yari yambwiye ati kumubaga rero ntabwo byakunda genda wongera umucishe muri sikaneri menye ngo niba uburwayi ari imyaka 2 nari namupangiye kumubaga 2 kabishize hari igihe bwaramanutse bwariyongereye sinamenya ngo ndabaga hiye ubwo byabaye ngombwa nanone nsubira gusaba inkunga ndongera musubiza i Kigali byari bigoye kumujyana mwene da byari bigoye ubwo 70,000 nabyo byavuye mu bantu ubwo ndagiye mucishe muri sikaneri nuko ndabigarura maze kubigarura ntegereje ko bampa inkunga nyine ngo abagwe impapuro bazijyanye ubwo ikintu kijya kimbabaza narazikomoreye zose nk'abantu banyirukansaga batigira vuba ndaterura zose urabashyira ndabahereza ntiyavuga ati genda ufotoze mbese kuko nabonaga rwose nanjye nabayeho bibaza imyaka 5 yose mvuza se udafotoza bijya bibaho kwa muganga ubwo rero ko banyirukansaga nabone uko byasa kose Imana irantabaye bagiye kumvuriza sinigeze mvuga ngo ndatekereza ngo ndafotoza ziragaruka ngo mpereza sociale arajyana agejeje yagize ijyana ibarazijyanye arazihejeje mu biro bye ntabwo
ntabwo namenya hashize ibyumweru 2 njya kumubaza uko bimeze ati inama yarateranye y'akarere yiga kuri dosiye ya Kankundiye bavuze ko amafaranga asabwa ari menshi akarere katayabona none se impapuro zanjye ngo se ngo zagende kwa muganga nise mbaye nk'umusubiza kwa muganga kuri impapuro zanjye zose naziguhaye nasubirayo nerekana iki ngo zagende ngo indwara ngo ibiri muri mashini ngo bazayibona ubwo naraje numva ngeze agahinda nazikurikiye inshuro 3 zose byanga ubwo nagiye kugira gutya mbona TV1 nayo TV1 irazirambaza ndayitekerereza uko byagenze ubwo bakimara kumva ko TV1 yageze ku murwayi nahingutse mu buyobozi barabahiza bahamagara bati umurwayi waha naha akeneye kuvuzwa ubwo nagiye kumva bikubise inagangarashya barambwira ngo ninsubire kuza ngo nje gushaka taraziferi yo kuri centre de santé ngo zane banyandikire wonge kuvuza umurwayi nkagira ngo babandi bazi ko nabasabye inkunga nayibuze bura bagiye kumfasha byarangiye ahubwo naye kuko imbere sociale akamvumagiza naye kuko imbere mu biro by'ike datawe kandeba nk'umuntu w'umugome umugabo bari hamwe ngo nigira injiji imbere yabo ni rwose nubwo nahamagaye TV1 kandi kuko uyu murwayi nawe yihamagariye ubu nubwo ameze gutya kuri telefone yari afite ga telefone nubwo kapfuye muri no minsi niwe wayihamagariye nkuko yabonye umuntu ayitati ko numvishe ko TV1 igifasha abantu babuze uko bagira bampaye nomero yabo narayimushakira ayimukubise abantu bamaze kuza nti rwose singe wayishatse n'umwana wayishakiye no kajya wigirishije ngo ngo kuguronjeje ngo umunyabwenge wowe bantera ibyatsi mu biro by'abasohokamo ariko hari ikintu kiba kinyobera itangazamakuru n'abayobozi bapfiki ubwo nukuvuga ngo mu bintu bimaze kugaragara nuko umuyobozi wese wumvishije ngo ahuye n'itangazamakuru biba ikibazo kurenza icyo wari ufite nukuvuga ngo impapuro zawe bazikwimye kubera ko ushobora kuba warahuye n'itangazamakuru cyane oya bazimye itangazamakuru itaraza none itangazamakuru waziye rero itangazamakuru barabwira ngo urumva ko wenda sinzi uko nagiye kumva numva bantumyeho ngo nzazi bantu baho mudugudu ngo nzagende njye kuzana transferi Kagenge ngo numvaga ko bagiye kumimerekeza izajye ntambutsa hose nk'abantu barimo gukurikirana dosiye y'umurwayi ndagenda transferi ndayizana maze kuyizana bahita banyandikira ikindi gipapuro yashyira sociale nawe aracyandika amafaranga bampaye ni 10,000 banki hasi 500 bamfunguza banki ntuza ndayibagiye hano Nyamata bamfunguze kuri Equity kugira ngo amafaranga azajya aca kuri Equity mvuza umurwayi ndagiye mbaye mu bitaro kwezi nanone naho nyita abaganga nkababwira uburyo naje bati rero bati we kubera ko ari akarere ari umurenge ushaka kugukurikirana ugenda uzana amafaranga ubwira umurenge uguha amafaranga tukuvure birangira gutya amafaranga ndayabura namaze mu kwezi n'icyumweru baboze uko babigenza umuganga Michel w'Inyamata ngo bitamurambira angarura hano mu rugo ibintu biba biranze pe ubu kuvuga ngo umurenge ntago wigeze ugusubiza ko unaniwe kugufasha nta nubwo wigeze ukubwira ko uzagufasha n'ibyangombwa byawe byose barabitwaye sociale iyo wamubazagaho ibyangombwa byagiye se yakubwiraga ngo biri ku karere ngo babivanze n'ibindi ngo barabibuze bambwira ko byabuze nta kintu nakonye nageze no ku karere ubwo nari mu bitaro Nyamata sociale wa Nyamata ubitaro bya Nyamata yarambwiye ati uzagenda ati rero ati durengeye ikibazo cyawe ndagikurikirana nibikunda uzagenda ujye ku karere ubaze sociale wungirije sociale w'umurenge bambe wa karere ninje mu bitaro umva nge naho ntinya ninje hari mu karere njyamo mu etage hejuru ndagenda bitekereza sociale wo wa karere arambwira ati rero dore ikintu nagukorera genda usubire hasi ugende wandikishe ugende uzane tugufashe ubwo naraje ndabikoresha koko mu mudugudu ndabikoresha no ku murenge ngize ngo ngire imbere ya sociale uwuhe uwo nguwo n'ubundi ngarutse hasi nanone inshuro ya 2 akarere kanyohereje hasi bimaze kwanga ubwo nahise mbireka umugabo yagezeyo akamurabona isesema kamunabi nagerayo akanyuka isesema akanyuka nabi ngo ndi umusazi ngo ndi umukecuru umusazi mbese yari no kuvuga ngo hari urwego rwari rwakohereje gusinyisha yose nyine urumva ko ibyo ibikuye mu mudugudu bijya kuri sociale ubyuzuza n'usaba inkunga sociale atagufashije nta kintu cyakoreka ese icyo kibazo kimaze igihe kingana gute mama kimaze imyaka 4 ubu ngubu warakicaje imyaka 4 irashize ku buryo n'uwahamagara bazi icyo kibazo wasanga kitakibuka
bahabuzwa se n'icyo kubyibuka ko ari ikimenywa bose ko ndi ikirangirire harawutanze Mm. ubwo nyine byazandu n'ubundi niyo wababaza ntacyo najya imbere yabo ngo bankorere sinanakwirwa nsubirayo kuko bitewe n'ibyago nahahuriye nabyo bancira mu maso umugabo wari wicaranye n'uwo mudamu ewe nta kintu bamfasha sinzirirwa nsubira imbere yabo niba ari uwo gukira azakire niba ari uwo gupfa azapfe ntago azapfa azakira nyine n'imvugo nyine siyo ngiro ariko ntabwo nakwirwa nsubira imbere ya sosiyale ngo namubaza uzi ikintu cyari kibabaje cyane mama n'ubu bibabaje kuko arwaye bikomeye iyo biba biza kuba bimutesha byaratatse ubwonko akaba ata ubwenge ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo turi mu bintu byatumye ntega nkaza kumureba mu bintu byatumye ntega nkaza kumureba nagira ngo ndebe ese ubundi ikibazo afite kiri gutuma cyafashe no ku bwonko bakunzi ba Vedasta Empire rero ubu ngubu nateze nagiye kureba umurwayi ni umurwayi ufite ikibazo gikene nk'uko mwabyumvaga uyu mubyeyi yaciye mu makuba yaciye mu bigeragezo bitandukanye yitabaza inzego z'ubuyobozi mwumvishije ibyo zamukoreye hirya no hino yarakubise yageze kuri TV1 mukorera ubuvugizi ntibwagize icyo butanga ubu rero uyu munsi ari imbere ya kamera za Vedasta Empire n'umurwayi we twamuberetse ni ukuvuga ngo umurwayi yarahinamiranye ntabasha kugenda ntabasha guhaguruka nubwo mubona yicaye murabona ko yicaye yishingikirije mu by'ukuri ntago yakwicara ngo arekure niyo mpamvu rero bari imbere ya kamera za Vedasta Empire twagira ngo rero aba babyeyi cyangwa se uyu mubyeyi n'umurwayi wiwe ufite uko ashoboye ufite uko yakwitanga mu gusoza ikiganiro baraduha nimero za telefoni zabo ufite icyo yabafasha ufite ubufasha yaha uno murwayi kugira ngo abashe gukomeza yivuze urumva yuko bakeneye gusubira kwa muganga bakongera gufatisha ibizamini umurwayi akongera agaca mu cyuma kuko imyaka ni myinshi bamaze imyaka 4 barabwiwe gukoresha ubwo buvuzi ariko ubu ngubu ntabwo bigeze bakoresha rero hakenewe gusubira kwa muganga bagaca akongera agaca muri sikaneri bakongera bakareba uko bimeze ese ko muri ubwo buvuzi bwose iyo miti yayinyweye nk'igihe kingana gute kwa muganga bamukurikirana nabaga mu bitaro amezi 2 nkongera nagaruka mu rugo nkongera nabona asubijwe yarembye cyane ngo nyamasubira nkamaramo nk'ukwezi n'igice mwajyaga mu bitaro mukabona hari icyo bitanze noneho bikaba ngombwa ko mutaha kongera agasubizwayo kubera ko bari baramwandikiye kumubaga n'ubundi binini bamuhaga n'ubundi muganga yari yaramwandikiye kumubaga umugongo n'umutwe ubwo ibyo byose rero ntabwo byigeze bikorwa kubera yuko n'ubundi ibyo muganga yasabye ntabwo ari byo byakorwaga none ko igihe kimaze kwigihe gishize ari kirekire umbwiye ko mumaze imyaka 4 nta mitabona nta gukurikiranwa ubona bisubira inyuma cyangwa se hari icyo ubona agenda agarura ubuzima yasubiye inyuma cyane kuko icyo gihe mukurikirana yarahagararaga nkamujyana ahagarara none ubu nta kibasha guhagarara ubonye ko akambakana ubundi icyo gihe naramufataga nkamuhagarara nkamufata mu kwaha nkagenda mwicumba nk'aho imodoka insize nkagira wenda nk'abagira neza bagiye bantwara no mu modoka data babona ngenda nsindana nawe bakanagira batagese vatiri nkabanyijije mu bitaro ubwo nabaga ngeze nyine hafi y'ibitaro by'i Kanombe mvuye mu modoka wagerageza ukamufata mu mbavu ukamuhagarika se byakunda ndagerageza no kurwana nawe ariko ugire neza utamukubita hasi bakunzi ba Vedasta Empire rero twari tugize ngo uno mubyeyi ahagarika uno murwayi turebe yuko basi hari ikizagenda ariko murabibona ko hari kubura amafaranga harabura ubushobozi bwo kujya kuvuza uno murwayi Imana rwose irabikora izabikora nimugerageze mukore yo mwabaga ufite icyo afite abashe koherereza uno mubyeyi bakusanya ubushobozi bongere bamujyane guca muri sikaneri barebe noneho amafaranga asabwa
ni ukuri uno mubyeyi nk'uko mumubona yari umubyeyi ufite igara, twavuga ko yari afite igara, ariko yaragiye, buno burwayi bwatumye ashonga, murabona ukuntu asigaye angana, murumva yuko afite n'abana mu gasozi aheruka mu myaka 5, nyamara mu by'ukuri uno mubyeyi yivujije yajya no kureba abana biwe, nk'uko nawe ubyumva uri umubyeyi cyangwa se uri wese, ko waba umaze imyaka 5 utabona abana bawe ni agahinda. Afite ikibazo cy'uburwayi, ariko afite n'ikibazo cy'intimba, agahinda afite k'abana be adaheruka kubona. Nk'uko mwabyumvishije rero, umugabo yamwoherereje iwabo ngo yitabweho n'iwabo, abana be arabasiga, ntago yigeze yongera kubonana n'abana biwe. Twagira ngo rero bavandimwe, buri muntu wese akora iyo bwabaga, agira icyo amarira uno muryango, kugira ngo uyu mubyeyi abashe gukira, ajye no guhiga abana biwe, nawe yongere abona abana yagiriye ku gise. Nk'uko mubibona rero, mu bigaragara arahagaze, ariko ntago yahagarara atamufashe, nta nubwo yahagarara adafashe ikintu, yewe n'ikimenyimenyi no gufata ikintu atafite umuntu umufite mu maboko, murabona ko bidakunda. Twagira ngo rero mukore iyo bwabaga, mubashe kuba mwafasha uno muryango. Yes mama, wamureka akiyicarira. Ya, ni ukuvuga ngo twigarukire hano mu rugo, turebe ubuzima bw'urugo uko bumeze. Ni ikibazo, urabona ko uba ufite umurwayi ameze gutya, mu byumvikana, nubwo twebwe tutabimenya, ugiye kutubwira uko bimeze hano mu rugo, ku bijyanye n'uburyo mubayeho muri uru rugo, ku bijyanye no kurya no kunywa, bimeze biti? Ahangaha turi mu icumbi, turakodesha. Murakodesha? Kumbi buriya ahangaha muri ntago ari inzu yanyu? Ino nzu muyikodesha ngahe? Tuyikodesha 20. Ino nzu bayikodesha 20,000. Bikava hehe rero? Mbese ubwo abana inshuti nko kuri telefone, nyine inzu yagiye muri ino minsi yashize, yahoze ari iyacu, ariko twaje guhura n'ikibazo, ntikiri iyacu, ubu tuhari dukodesha n'umuntu wayiguze. Iyi nzu yari iyanyu, muza kuyigurisha muvuza uno mwana wanyu, none ubu ngubu barayiguze, muyirimo ari ikode, muyirimo ari icumbi, biturutse ku kibazo cyo kuvuza. Birababaje cyane. Noneho ubwo rero nyine twajyaga tugerageza inshuti amafaranga, nyine nk'abantu bakaduha kuri telefone tukabona ubukode, ariko ubu ndabona ko no kwezi ko rwose simbizi, ijuru niryo ribizi. None ko numva kubona amafaranga y'ubukode bigoranye, kurya byo biba bimeze bite? Ikigusetsa, umutware wanjye nawe ararwaye, yabazwa amara, baragendera ku nkoni, ngira ngo mwageze no kuganiraho, n'ubu bwa kabiri bagiye kongera kumubaga, nawe nta kuntu abayeho, mbega ninjye uhagarikiye urugo muri make. K'ibi bintu numva bikaze, kubona umubyeyi w'umumama wisharija ku bibazo by'urugo, harimo kuvuza abantu mu buvuzi bukomeye cyane, ariko ukanga izi saha, nkaba mbona uhagaze ukomeye. Izo mbaraga uzikura hehe? Nta handi no gusenga, nta zindi mbaraga ntaho nzikura, no kubera gusenga. Kuko iyo umuntu n'ujya utubwira akajambo kakubaka umuntu ngo wasenze Imana uburiki, no gusenga, inshuti nabanye nazo aho navuye aho iwacu i Kigali, nizo zibasha kunsanasana. Mbese mwabaga i Kigali? Tuza kwimukira inanga, ubwo izo nshuti n'abana nazo nizo zumva ubuzima mbayemo, akaba arizo zikoraho, mbega zikabasha kudufasha, nuko hamwe no kujya guhinga muri Nyakabyizi. Yego, nta kuntu uba utagize kugira ngo umuryango ubashe kubaho. Nta bandi bana se ufite uretse uyu nguyu? Abana barahari, ikigutangaza nabo ni uko biga, ariko n'imiryango yabafashe, yabonye ubuzima nta kuntu bubayeho, imiryango niyabafashe. Bafite ni imishinga ibafasha cyangwa ni umuryango wa? Umwe ni ufashwa n'umushinga, undi yafashwe n'umuryango. Bageze mu wa kangahe? Umwe ageze mu wa kangahe, undi ageze mu wa kangahe? Uko bakurikirana ari 2, umwe arigira kurangiza muri uyu mwaka, undi agiye gukora torokomeye ngo bajye mu wa 4.
nuko bafashwe n'umuryango. yego rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu twagira ngo utange nimero za telefoni umuntu bizava ku mutima, umuntu uzumva ko akwiriye kuba yabafasha cyangwa se mu gihe hari n'uwahamagara kugira ngo akwihanganishe. Twagira ngo muduhe nimero za telefoni umuntu wabakenera yababonaho mu gihe yaba afite n'inkunga yabagezaho kugira ngo abe yayinyuza kuri iyo telefoni. Ikibazo mfite telefone ndayifite ariko nta n'ikintu namariye. Dufite kuvugana kuri iyi segonda umuriro ukabawushizemo. Telefone nari mfite abantu bari bamuguriye barayinyibye, narayifashe mu gitondo nyisiga ku muryango ndibagirwa nteye nk'intambwe nka zingaye, bari bamwejeho n'amafaranga 7,000 barayitwaye nyibura gutyo. Uba ko mfite nuko kwifashisha, ariko Imana impe telefone kuko niyo yagiye nantungiye iminsi yose n'ubwo buzima mbayemo nabo yifashwaga na telefone. None telefone yanjye nzima barayinyibye, ako nifashishije n'umuntu wakampaye ntago kabika umuriro n'isegonda imwe, ariko inomero yo ndayitanga ni 078 078 53 53 nanone 623. 623. None mama ko numva wenda umuntu ashobora kuzagushaka ngo agire icyo yakumarira akakubura, ni ukugerageza ugashaka telefoni kugira ngo icyo tugiye gukora kitazaba imfabusa. Uko niko kuri nanjye birangoye kuko kuyicaginga ntabwo iramye umuriro. Nk'ubu Imana impaye nka telefone muri iki cyumweru. Nshuti zacu rero bakunzi ba Vedaste Empire, mukomeje kudutega amatwi ubudasiba, mukagomeza kudukurikirana ubudasiba. Uyu mubyeyi mwumvishije ibibazo afite ibibazo bikomeye cyane, ibibazo bimugoye, ubuzima buramugoye, umurwayi we yabuze ubuvuzi ndetse n'umutware wiwe ararwaye amerewe nabi, urumva ko bamubaza amara. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwaramugoye, ntibashobora kuba iyo bariye ku manywa nijoro ntibaba bazi ko barya, iyo bariye nijoro ntibaba bazi ko ejo ku manywa bazari. Rero umuntu ufite umutima wo gufasha ni ukuri yagira ikintu amarira uno muryango kugira ngo babe babasha kwivuza kandi babe bakongera kubona imbaraga nabo bakora. Urabona nimba uno mubyeyi yirirwa kuri uyu mwana wiwe ntago abona uko ajya gukora ngo abe yabasha gutunga urugo, ni ukwirirwa mwicaye impande. Urabona kuba yajya kuri wesi ni ukumucunga ko abikeneye, ndetse mu by'ukuri n'umugabo wagakoreye urugo afite ikibazo cy'amara. Ni ukuvuga ngo rero urabyumva nawe muntu uzi ubuzima bwo muri iyi si, waba ufite ubufasha bwo kuba wafasha uno muryango, ni ukuri nimero bazitanze. Ni ukuri nuramuka ugiye no kumufasha bikaba ngombwa yuko ubona yuko ukeneye kubageraho, wazatunyuraho, wazamamagara kuri nimero za telefoni ziba ziri aho hejuru nkakugezayo ukabafasha wanababonye. Ndabashimiye rero abantu mwese mwari mukurikiranye kino kiganiro. Ibiganiro kuri Vedaste Empire ni akagaruka. Murabona yuko tugomeje urugendo rwacu rwo gufasha sosiyete cyangwa se umuryango nyarwanda. Ikibazo cyose kiri mu muryango turagira ngo umuntu wese wahuye n'ikibazo wese tuzaze tukitaho, nibiba ngombwa yuko icyo kibazo cyakemuka kizaze gikemurwa. Turabashimiye rero, ndabakunda cyane. Ciao ciao.